Ndabashuje bene data mu izina rya Kristo Yesu. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turashima Imana ku neza yayo n'urukundo rwayo. Ikomeje kuba iyo kwizerwa mu ruhande rwacu. Imana ibaho umugisha. Abafite umwanya mufatiza Bibiliya zanyu tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka Imana abaho umugisha kubw'umwete n'umuhati mufite wo gukurikira ijambo rye no gusenga. Uwiteka abahaze mu byifuzo byanyu byose. Haleluya. Uyu munsi ndashaka ko dutangira tuganira ku ijambo ry'Imana, hanyuma turaza gusenga nyuma. Uyu munsi tugiye kuganira ku gusenga. Ese gusenga ni iki? Tugiye kuganira ku gusenga, ku busobanuro bwo gusenga, icyo gusenga bisobanuye. Tugiye kubanza dusome ijambo, hanyuma tuganire. Gusenga ni iki? Iyo tuvuga gusenga tuba tuvuga gukora iki? Tuba tuvuga iki muri makeya? Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Luka bice 21 umurongo waho wa 36 kugera kuri 38. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya aho ari mu rusengero kumwumva. Uyu ni Umwana w'Imana. Nawe ubwe yarasengaga ngo iminsi yose yirirwaga mu kazi akora umurimo, ariko bwakwira akazamuka akajya ku musozi witwa Elayono gusenga. Hanyuma ngo abantu bakazinduka bakamusanga, bakajya kumva icyo ababwira, bakagenda kugira ngo abasengere, abakize indwara, kugira ngo agaburire abashonje, kugira ngo ahumurize abahungabanye, ariko yabanje gusenga. Yesu ashimwe cyane. Byumvikana yuko gusenga ari ngombwa. Gusenga ni ikintu cy'ingenzi. Ntabwo yashatse kujya akora ya mirimo gusa atasenze, ahubwo yarayikoraga, yarangiza akajya kurara asenga, akarara ku musozi asenga. Byumvikana ko kwa gusenga niko kwamushobozaga gukora ya mirimo yagombaga gukora. Atandukanye natwe abantu b'iki gihe. Abantu b'iki gihe turashaka gukora, nkora akazi, njye mu biro, nkora umurimo w'Imana, mbwirize, nkora ibindi byose, ariko umwanya wo gusenga ntawo. Kubera ko gusenga biravunnye, abantu ntabwo dushaka kubigenera umwanya. Nyamara ibyo dukora byose bizagira umusaruro cyangwa bizagira impact ari uko dusenga. Birumvikana ko gusenga ariko gushoboza umuntu gukora ibyo agombye gukora neza bikagira umusaruro. Niba n'Umwana w'Imana ubwe Yesu Kristo yaragiraga umwanya wo gusenga, yirirwaga mu murimo, akora umurimo wa Data, akora ibikorwa bitandukanye, ntaruhuke, ari bize mu murimo w'Imana, akora ibyose yamutumye gukora. Ngo ariko bwakwira akajya kurara ku musozi Elayono asenga, yagiye gushaka amavuta, yagiye gushaka imbaraga z'Imana. Natwe dukwiriye kugira umwanya wo gusenga, dukwiriye kubigenera umwanya. Nababwiye ngo uyu munsi ndashaka ko tuganira ku cyo gusenga bisobanuye, ubusobanuro bwo gusenga. Gusenga ni ukuvugana n'Imana, gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukwiyegurira Imana, ni ugusuka umutima wawe imbere y'Imana, ni ukuyiyegurira, kuyereka ko udashoboye, ukeneye imbaraga zayo, ukeneye kwigushoboza, ukeneye kwibana nawe, ni ugusabana nayo, kuyiha umutima wawe, kuyibwira ibiri mu mutima wawe byose, byaba ari byiza, byaba ari bikugoye, byaba ari ukuyishimira ku byo yakoze byinshi, no kuyisaba imbaraga. Gusenga bene data ni ukwiyegurira Imana, kuyitumira mu buzima bwawe, kuyiha ikaze. Mwami Imana ndagukeneye muri ubu buzima, bana nanjye muri uyu murimo. Mwami sinabishobora ntari kumwe nawe, muri izi nshingano ni wowe nkeneye. Mbega ni ukuyiyegurira, ni ukuganira nayo, ni ukuvugana nayo, ni ugusabana nayo. Kwa kundi dusabana n'inshuti, inkoramutima yawe ukayibwira ibintu byose, ukayiganiriza. Gusenga ni ukujya imbere y'Imana, imbere ya Papa, imbere y'umuremyi wawe, ukamusukira umutima wawe, ukamwegurira umutima wawe, ukamutumira, ukamuha ikaze mu buzima bwawe, ukamubwira ngo Mwami Imana ndagukeneye, ukamubwira ibyo wumva byose ukwiriye kuganira na Papa. Haleluya. Gusenga rero ni ukwihererana n'Imana. Ese gusenga bikorwa nande? Gusenga bikorwa n'umuntu wese ubihisemo. Umuntu wese uzi agaciro k'Imana mu buzima bwe agira umwanya wo gusenga.
akawugena, akabyiyemeza, akabigenera ahantu, akabigenera igihe, akiyemeza ngo ngewe saa 9 z'ijoro nzajya mbyuka abana baryamye njye muri salo kugira ngo ntabasakuriza, cyangwa hari icyumba cy'amasengesho nateguye iwanjye, nzajya ngenda nicaremwo nsenge nganire na papa, mutumire mu buzima bwanjye, nsabane nawe, nganire nawe, mwiyegurire, mubwira nshoboze, mwegurire umutima wanjye, mwegurire ubuzima bwanjye kugira ngo abane nanjye. Ubwo ni wa muntu wabihisemo, ninde uzasenga, ni wa muntu ubihitamo akabyiyemeza. Ariko ubundi twese dukwiriye gusenga mu buzima bwacu bwose, imibereho yacu yose dukwiriye gusenga, kuko ntacyo twabasha gukora ubwacu. Uyu muntu nyabwenge rero uzahitamo gusenga, nyine azabigenera ahantu, abigenera umwanya, ajya abikora kuko yabyiyemeje, yabihisemo, azi inyungu yabyo, azi agaciro ko gusenga. Yesu ashimwe cyane. Nyitangira nababwiye ngo kuko gusenga bikomeye kandi bikenera umwanya udasanzwe, abantu benshi ntago tubigenera umwanya. Abantu benshi duhitamo kubisimbuza ibindi bikorwa. Hari abavuga butumwa, hari abagaburira abakene, hari abasura abarwayi, hari abakora imirimo itandukanye, ndetse no mu kazi no mu buzima busanzwe umuntu akagenda akabikora akabishyiramo umwete. Ariko gusenga kuko ari ibintu bisaba imbaraga, ari ibintu bivunnye, ntabwo abantu benshi bakunda gusenga. Nyamara ibindi byose twakora kugira ngo bigire imbaraga, kugira ngo bigere ku ntego twifuza, nuko tugira umwanya wo gusenga no gusabana n'Imana, kugira ngo iduhe imbaraga, iduhe ubushobozi, iduhe amavuta. Kandi reka nkubwire, cyagiye wagennye cyo kuba imbere y'Imana uyiyegurira, ari cyo twita gusenga, wagiye gusabana nayo no kuyibwira byose, nayo iganira nawe. Impamvu ni iki? Nibwo iba yakubonye utuje utekanye, wavuye mu kavuyo n'akajagari k'isi, wavuye muri byinshi wari urimwo, ukayigenera umwanya. Urumva umwana w'Imana nawe yirirwaga mu kazi, ariko bwakwira akitaza, akitandukanya n'abandi bose, akitandukanya n'ibindi byose, akajya gusenga, akajya kuvugana na papa, akajya kongera kuricaginga, akajya kongera gusubiramo imbaraga, akajya kongera kumbwira ngo mpindura bushya, umpa imbaraga Mwami, ongera umpishurire. Ese urashaka ko nkora uyu murimo gute? Ese Mwami Imana, ejo nzakora iki? Akajya gusenga, akaganira na papa we kugira ngo asubire bushya, asubizwemo imbaraga bushya, kugira ngo amaso ye y'umutima abashe kubona, kugira ngo akore iby'ubutwari, kugira ngo akore ubushake bwa papa. Haleluya. Natwe bene data birakwiriye ko tujya dusenga, tukagenera papa wacu umwanya, tukagena ahantu hatuje hatekanye ho gusenga no kuganira n'Imana. Nta bituderanja, ibituderanje icyo gihe twabisize ku ruhande. Niyo mpamvu rero gusenga abantu benshi batabikora, kuko ni ikiguzi, bisaba ikiguzi, bisaba umwanya, bisaba ahantu, bisaba kwitarura, bisaba gushyira ibindi ku ruhande, ukaganira n'Imana, usabanye nayo. Kwa kundi uganira n'inshuti muri ahantu hatuje mushaka gusabana, niko gusenga bikwiriye gukorwa. Ikindi ni ukubaka ubucuti n'Imana, ni ugutona ku Mana, ni ukwegera Imana, kuko yaravuze ngo nituyegera nayo izatwegera. Ntabwo tuzayegera mu magambo gusa, kubivuga gusa ngo ndasenga, tuzayegera kuko twateye intambwe twayisanze. Iranavuga ngo nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona. Aho ngaho rero niyo ho nayo izamanukira ikakuganiriza, ikaguhishurira ibihishwa abanyabwenge, ikakubwira ibyo benshi batazi, kubera ko wayegereye, wayiteze amatwi, wayihaye umwanya, nayo igatangira ikakuganiriza, ikaguhishurira. Mwene data, ndashaka kugukangurira kujya ugira umwanya wo gusenga no kuba imbere y'Imana. Hari ubwo abantu bibwira ngo gusenga ni ugusenga ubabaye gusa cyangwa urwaye gusa. Ukwiriye no kujya imbere y'Imana uyishima, uyihimbaza, uyiha icyubahiro, uvuga ngo Mana warakoze, kundema mu ishusho warakoze Mwami, wandwaniye intambara, wangiriye neza. Bene data, twiyubakemo umuco wo gusenga kugira ngo Umwami wacu abe mu buzima bwacu, ature muri twebwe, yuzure muri twebwe, aganze muri twebwe, ategeke muri twebwe, tugire kamere y'ubumana. Kuko iyo wegereye Imana ugira kamere y'ubumana. Iyo wegereye isi cyane nayo ugira nyine ubu w'isi. Simvuze ngo ntituri mu isi koko tuyituyemwo, ariko hariho ibyo tudakwiriye gukora abizera Imana, hari uko tudakwiriye kwitwara, hari ibyo dukwiriye kunesha. Tuzabishobora gute? Tuzabishobozwa nuko twabaye imbere y'Imana, ikaduha imbaraga zo gukora ibyiza biyinezeza, biyishimisha. Haleluya.
ikindi kintu rero mwene data nakongereraho, niba uri umuntu wahisemo kujya usenga no gusabana n'Imana, iga no gusoma ijambo ry'Imana, kuko niba gusoma ijambo ry'Imana uzajya usengera mu ijambo ry'Imana. Iyo usengera mu ijambo ry'Imana burya uba usengera mu bushake bw'Imana, ukabwira Imana ngo Mana waravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utabasha kumenya, none mwami Imana naje kugutabaza. Haleluya. Ukavuga uti mwami waravuze mu ijambo ryawe mu Bafilipi ngo mwishimire mu mwami iminsi yose, none ndagusaba ngo umpe kwishima mwami, ntiwemere ko ibibazo binshyira kure yawe nka kwishima. Jya wiga rero gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo usengere mu ijambo, nibwo uzaba usengera mu bushake bw'Imana, atari ukududubiza amagambo yawe gusa, aho gusengera mu ijambo ry'Imana. Mwene data iga gusenga, uzajya wumva kubaho kw'Imana kuri mu buzima bwawe, uzajya wumva ijwi ry'Imana, uzajya wumva kubaho kw'Imana kukuyobora. Nujya no kugwa mu cyaha wumve ubuntu bw'Imana bugushoboje kunesha, wumve imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Ikindi nacyo izajya iguhishurira byinshi, izajya ikuganiriza byinshi, izajya ikuyobora, izakubera umujyanama kuko uzaba warayigeneye umwanya. Twige gusenga bene data, gusenga bibe ubuzima, gusenga bibe ubuzima, ukunde gusenga. Burya umuntu udasenga abagenda apfuye, abagaragara nk'uriho ariko yarapfuye. Ni nka kwa kundi ifi yivuye mu mazi ipfa, kuko aho igombye gutura ni mu mazi. Natwe tugombye kubaho mu masengesho, turi hafi y'Imana, twegera Imana, nibwo ubuzima bwacu buba bwuzuye twebwe abizeye Imana. Haleluya. Imana guha umugisha mwene data, wowe uteze amatwi iri jambo ry'Imana, iga gusenga, iga gusabana n'Imana, iga kubana n'Imana, iga kuyiha umwanya, nayo izaguha umwanya. Yaravuze ngo nimunsanga nimunyegera nzabegera, ariko nimuna nanjye nzabata. Iga rero kwegera Imana no kubana nayo no gusabana n'Imana, uganire nayo, wisukire umutima wawe. Ariko erega hari ibyo udakwiriye kuganiriza abantu, bwira Imana yitazagutaranga, yitazaguca intege, ahubwo izahora iri hafi yawe kugira ngo iguhe imbaraga. Imana ibaha umugisha bene data bakurikije ijambo ry'Imana, iga gusenga no kubaha Imana no kubana n'Imana. Uwiteka abarebe neza bishimire. Ndagushimiye nyaguhora ku ngoma, Imana ikomeye, Imana nziza y'urukundo n'imbabazi, uri uwo kwizerwa mwami, uri uwo kwiringirwa. Ndagushima kubwira ijambo ryawe ryiza mwami, ridukangurira gusenga kandi ritwigisha gusenga icyo ari cyo, yuko ari gusabana nawe no kuganira nawe. Mwami ndagushima ko ari wowe data wa twese washimye kuri ijambo turiganira twebwe abana bawe. Buri muntu wese rero wumvise rino jambo mwami, muhe umugisha, mushoboze gusenga, muhe kubigena, muhe kubikunda, muhe kubiha agaciro, kuko mwami gusabana nawe ni iby'ingenzi kandi ni iby'agaciro. Kuyoborwa nawe niho tuzaba turi abana bawe nyakuri, babasha gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka, kuko tuzabona imbaraga. Umuntu wese rero ukurikira ijambo umuhe imbaraga kandi umurememo inyota yo gukunda gusenga no gukunda kukwegera. Mwami uha umugisha buri muntu wese uzakurikirira ijambo, umuhaze mu byifuzo bye byose, ntihagire umuntu n'umwe uzahura n'iri jambo mwami wasigara uko yari ameze. Urakoze mwami, urakoze Mwuka Wera w'Imana uherekeza rino jambo rikora imirimo n'ibitangaza mu buzima bw'abana bawe. Mana nguhaye icyubahiro uko rikorera mu buzima bw'abandi, reka nanjye ndushizeho guhindurwa no gukora ibyo ushaka Mana, no gukora ibihesha icyubahiro izina ryawe. Imbaraga zo kunesha mwami zitubonekeho twebwe twese, jyewe n'abakunze bana weza, izina ryawe nirishimwe. Urakoze mwami Mana kumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom.